Huye ubu tuvugana ni ku munsi w'isoko, murabona ko uyu muntu avuye kugura agatungwa kiwe murakabonye. Rero turagira ngo tuganire nawe gatoya. Hari ikibazo kirimo kwibazwa kiti hirya no hino ingo zirimo kugenda zitandukana. Ku giti cyawe urareba ugasanga muri ibintu bikurikira byanze bikunze harimo kimwe, hari igitsina muntu afite, ubwo hari umuntu ufite igitsina gabo, hari n'ufite igitsina gore, yego, hakaba amafaranga, hakaba wenda hari se n'ubwo burwayi. Muri ibyo bintu bitatu ni igiki kiri gutuma abantu batandukana? Ikintu kiri kubitera, umugabo arakureba nk'umugore agasanga urakennye, yamara gusanga ukennye akavuga ati hirya hariya hari umugore ukize reka njye kumureba, agasanga wenda afite amafaranga kuko wowe ukennye akaguta akigendera. Naho ngaho biri kugenda bituruka, biri kugenda biva ku bukene bitewe ko njye mugore nta kintu mfite akajya kwishakira undi mugore hirya. Hanyuma se no ku bagabo gusa ko numva cyangwa no kuri umugabo? Nanjye mugore nimba mbona umugabo wanjye akize, kugura n'umugabo runaka wenda akabona afite amafaranga, avuga ngo umugabo ngiye kumutangiye kwishakira aho mbona icyo kwirira. Naho ngaho biri kugenda bituruka ku nda dufite, nta handi kugenda bituruka. Hanyuma abana mubyaye, nimba ugiye hano ukabyara umwana ejo ukajya hari ukabyara umwana, abo bana urakeka ko nyuma bazabaho gute? Nyine b'abana niho hahandi usanga abana binjiye mu mirire mibi kubera ko tugenda tubata bitewe n'uko tugenda tugiye gushaka imibereho. Rero nk'umuntu ufite ubwenge ajya gushaka imibereho akajyana n'umwana akagenda akita umwana we. Uko bimeze wenda urabona bahagana bavuye kugura bagira ngo wenda kano gahene ejo nanjye wa mugabo azangarukire bitewe n'iki, bitewe n'uko abana nanjye ari kugenda mbona akantu kano gahene nanjye kugenda nkorore, wenda umugabo nabona yuko wenda nanjye hari ikintu wenda nanjye natangiye kwitezaho imbere azongera ngarukire. Bishatse kuvuga ngo iyo nkuru uri kuvuga weho ni nyayo, ni cyakubayeho weho umugabo yaragiye kubera ko ufite ubukene? Nge byambayeho bitewe umugabo wanjye aranta ajya gushaka undi mugore kubera ubukene abona mfite, maze kugira n'abana. Hanyuma ubwo abo bana bafite nyine uyu mwana yawe ngubu ni imfura yanjye. Ubwo umugabo yantaye ari akana gatoya, ubwo nanjye ndi kujya nyine nshakisha gutyo nkahagaye nako mvuye kugura nkabona ni akana. Ariko amaherezo kazakura ntago ari ibuye, ubu kazakura yenda nanjye nyine ngende yenda hari ikintu ngenda nkura gutyo yenda nzare ku mugabo wenda yazangarukira. Urakoze cyane. Rero urumva ikibazo kiwe nabwo yongeye gukomozaho ni ikibazo cy'ubukene. Urumva mu kiri gutuma imiryango ugenda itandukana hirya no hino ni ikibazo cy'ubukene. Muze wowe watuganiriza bw'abaturage muri minsi ya none, hari abantu hirya no hino bari kugenda bahura n'ibibazo trauma cyangwa se kugira amahungabana agiye atandukanye bitewe n'imibereho ndetse n'ubuzima, ariko ntawe uzi ngo biraterwa n'iki, impamvu ni iyi. Nawe turagira ngo tukubaze mu bintu bitatu. Watubwiye ko witwa Nyirafaranga. Muri iyi minsi urumva ubuzima bumeze gute ugereranyije muri iyi minsi n'iminsi yakishira? Ngereranyije muri iyi minsi duhagazemo ubona bitagenda neza. Kubw'impamvu? Impamvu zikunze kuboneka ni ubukene ku baturage. Ni ukuvuga ngo buri wese abyuka ashakisha ariko ntagire ikintu aronka. Bitewe n'izamuka ry'ibiciro dufite muri iyi minsi rero nicyo gituma n'aya mafaranga make bashakije bavuye gukorera nta kintu barimo kuyabonamo bayaguramo, nta kintu ari kubonekamo. Uraduha urugero, mu busanzwe ufite nk'imyaka ingahe? Mfite 53. Ugereranyije ubuzima bwo mu myaka wenda aretse nka 40 ishize ndetse n'iy'ubu ngubu, urakeka ko igituma uretse ubwo bukene, ese igitera ubwo bukene ni iki? Uretse n'ubwo bukene hari n'ibindi byaba bihari byabitera? Ibindi bikunze kuboneka ni uburwayi. Ibyo ikintu cyitwa uburwayi, ikintu cyitwa ubukene, ikindi kintu kiboneka n'ibiza bigenda biboneka, tugahinga imyaka ntiyere uko bikwiriye, n'izuba rikava twiteze kweza ntitwongere kweza. Icyo nacyo ni inzitizi mu bintu bibangamiye abaturage. Ariko umutekano wowe ubu hari ntacyo bitwaye, ariko umutekano wo mu nda nicyo kibazo dufite. Ngaye nk'uko murabyumva uko byifashe, ntabwo ari muri aka karere gusa, n'uturere twinshi tugiye dutandukanye, kandi ntabwo ari ikibazo giterwa n'umuntu runaka kuba imyaka itakera cyangwa se ibiza nk'ibyo ngibyo nk'uko bivuga, ni ihinduka ry'ibihe. Ikindi kintu ikibazo dufite ni ikibazo cy'ibihingwa by'imyumbati, cyo cyari gikunda kudufasha inaha mu karere kacu.
ariko imyumbati yacu yazanye uburwayi, icyo nicyo kintu giteza ubukene. ubwo icyo wasaba abagukurikiranye ni uko wenda se bagerageza bakaba badufasha kugira ngo twongere tubone imbuto y'imyumbati nziza kurushaho. Ibyo byaba byiza, byadufasha. Hano hari ikibazo gikunze kwibaza hirya no hino, uretse ibyo bibazo byo kuba inzara n'ibiki, ariko noneho mu bitekerezo y'abantu hirya no hino abantu bari kugenda bagira icyo bita za gatanya mu nkiko zitandukanye. Hari ikibazo kimwe cyo kwibaza cyangwa se bigeze muri bitatu mu byo twagiye dukusanya hirya no hino bigenda bitera ibibazo twagize kuri ibyo mu bijyanye no kubaka umuryango nyarwanda. Hari ibibazo by'igitsina cya muntu, nta muntu utafite igitsina, sibyo? Hari ibibazo by'ubukene ubwo n'amafaranga, hakaba ibibazo wenda hari se by'inzara, ariko inzara n'ubundi ijyana n'amafaranga. Hagati aho ngaho ni igiki giteje impagarara mu kubaka umuryango nyarwanda bituma by'amakimbirane muri make. Wabyumvise neza. Ubwo hagati y'igitsina, hagati y'amafaranga, hagati y'iki wenda hari se n'uburwayi, ni igiki habonekamo n'ubwumvikane buke mu miryango byose, ariko bikaza bifite icyo bivaho kuri ibyo ngibyo. Ndashaka kumitiramo kimwe cyonyine. Ni ukuvanga ikintu cy'ubukene nacyo mu muryango giteza amakimbirane, kubera yuko niba umugabo avuye guhaha rya faranga akarizana yarikoreye, ntarizana mu rugo ngo rihahire umuryango uko bikwiriye. Ni ukuvuga ngo hari igihe anyaruka akaricisha hirya hino, umugore mu rugo ntamenye uko byagenze. Arijyanye hirya no hino ushatse kugira. Ubwo ni ukuvuga ngo hari igihe arijyana kuri nywera se n'ibindi gutyo. Ubwo yajya kuyasesagura yanywera, wa mugore n'umuryango ntibagire ikintu babona. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo atashye mu rugo nta mahoro ahaba. Iyo amahoro atabonetse niho hava ya makimbirane y'umutekano muke mu muryango. Hanyuma se mu bice utuyemo ahangaha, ndi kwirinda kuvuga agace cyane cyane kuko turi abanyarwanda hirya no hino, ibiri ahangaha nibyo biri na hirya no hino. Yego, urebye ibibazo nyamukuru, ikibazo nyamukuru muri izo ngingo eshatu, niyo ndumva ko wadusobanuriye byinshi, kirava kuki? Ubwo amafaranga, igitsina ndetse n'iki wenda ari se niyo nzara cyangwa se ni ukuvuga ngo aho ngaho ibyo nabyo kuba umuntu akora ari umwe bakaba bafatanya ari babiri, nabyo usanga ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo niba umugore asigaye ahahira abana, umugabo nawe akajya guhaha, yamuhawe ntayageze mu rugo ngo ahahire b'abana, nabyo byaba ari imbogamizi kuko icyo kintu gisigaye kiboneka muri iyi minsi bitewe na bwa bukene, agakura yishyira, noneho wa muryango ntawiteho uko bikwiriye. Hanyuma ubwo uvuze ko ari ikibazo cy'ubukene. Ubwo bukene ku giti cyawe urumva ari icyo mwakagombye kuba mufashwa kugira ngo ubwo bukene buve? Ubundi ni ukuvuga ngo twebwe mu cyifuzo cyacu nk'abanyarwanda tujya twifuza ko turamutse tubibonye nk'abaterankunga, icyo cyadufasha natwe tukabasha kwiteza imbere. Hari byinshi umuntu ajya ateganya gukora, ariko ku bw'imbaraga nkeya afite, kubera adafite ubufasha, za mbaraga zikabura zo kugira cya kintu kizamura ubashe kugikora. Ibyo nabyo bizamo imbogamizi. Rero nk'uko mwumvise neza ko kuri uyu nguyu ikijyanye n'imbogamizi z'ubukene cyangwa n'amafaranga ari ikibazo, mu gihe hirya no hino baratubwira ngo hari ikibazo cy'uburaya. No kuvuga ngo uburaya nabwo buri mu bituma izo ngo zitagenda neza, ariko yavuze ati ibijyanye n'ubukene nicyo kintu cya mbere gitumye ingo wenda se cyangwa se umuryango nyarwanda biri kugenda bigorana. Rero mwumvishe ibyifuzo afite, ni ku giti cyiwe, nawe ufite ibyifuzo byawe, ariko ni hano kugira ngo buri wese avuge icyatuma umuryango nyarwanda wabaho kandi ukabaho neza. Mwakoze cyane Nyirafaranga, kandi Imana izaguhundagaza ifaranga kurushaho. Muze wowe watuganiriza, hari ibibazo by'amafaranga, hari ikibazo ubwo ni ubukene, hakabaho ikibazo cy'igitsina muntu runaka afite, wenda hari se byananiranye akavuga ati agira irari bitandukanye, ashobora kuba afite amafaranga cyangwa atayafite, ariko akaba afite icyo kibazo. Ikindi kibazo wenda ni icy'uburwayi, ariko se muri iyi minsi ugereranyije kureba mu mibanire mu muryango nyarwanda, urareba ari igiki kiri gutuma hirya no hino ngo zigenda zisenya? Kuri wowe hagati y'ibyo ubona ari igiki kirimo kiratera ibyo ngibyo? Ikintu kibitera hanini, mbona abenshi mu ngo zisenyuka bari gupima itungo.
ubukene bwo burya babasha kubwihanganira iyo babasha kumenya ubukene barimo bakabwihanganira nta kintu. Ariko imitungo iyo iri mu gusenya ingo cyane, itungo niri gusenya no gucana inyuma. no gucanya hagati. Ubwo urumva uri muri bya bintu byo kuvuga ngo igitsina, hagati y'igitsina n'iki ni amafaranga, ni igiki? Ni amafaranga nyine ahanini niyo abitera. Amafaranga, ibura ry'amafaranga muri make. No kuyakoresha nabi aho yabonetse. aho yabonetse. Hanyuma wowe ukagira nama ki y'abafite ayo mafaranga bari kuyakoresha nabi cyangwa se n'abatayafite, ariko noneho ku buryo icyo kibazo cy'isenyuka ry'ingo riri kubaho muri iyi minsi ku buryo gishobora kugabanyuka? Kwicara bakaganira nicyo cyane. Kwicara bakaganira, kwicara bakaganira. Ariko hano uvuga urebamo hano niho baba bari kukureba. Ngayo nguko rero urumva ko igikomeje kuba ikibazo kurusha ibindi ari icyo ngicyo. Hanyuma urakeka bikomeje gutya nk'umuntu mukuru, urakeka ingaruka zaba zihari zindi uretse ko yaba ari izi? Ingaruka zo ni nyinshi. Imiryango iratatana, abana bakirirwa bupfubyi kandi bari bafite ababyeyi. Birumvikana. Ndetse n'ubukene bukazira. N'ubukene bukazira. Bwa butane mu muryango bukahora abaye. Ubutane mu muryango bukabira abana. Ngayo nguko rero murabyumvishe uko byifashe inanga cyangwa se hirya no hino mu gihugu. Ikibazo cy'ubukene nicyo kiri gutuma abantu baba mu buzima butandukanye. Ariko se muze na mbere hose hari igihe ubukene butabayeho bundi ko ibyo bitabagaho cyane? Ubukene bwabayeho, ariko irari niryo ryatumye bukomeza kuba bwinshi. Irari rishingiye ku ki? Rishingiye ku buharike, gucana inyuma, rero turagushimiye ku bw'aka kanya uduhaye. Watubwiye ko witwa nde? Gatera. Mwabyumvise rero, ibyo nabyo biri mu bintu biri kugenda bitera ibibazo hirya no hino. Mwakoze kubana natwe, turabashimiye ku bw'aka kanya gato muduhaye.